baramushyingiye ariko jenoside umugabo we baramwica sigara ari umupfakazi yakomeje kwihangana arihangana cyane nabo bana nyakwigendera yarabasigiye kandi bwari butoya kugeza kuko abakojeje Tereziya aho yarari n'abaturage baho bose bamushimaga cyane kuko n'umuntu wajyaga morali iteka ryose wabonye wese amuseka ibi byo kurakara ntiyagira nyakwigendera Tereziya na Gicuti wapfuye yishwe urupfu rubi namwe mwese muzi ndagira ngo mvuge muri bimwe byaranze umubyeyi wanjye umubyeyi mwiza kurana na buri wese sabana na buri wese ugira umutima mwiza hari ijambo yakundaga kumbwira akambwira ati umuhungu wanjye iranze icyambere n'umutima mwiza n'urukundo nugira umutima mwiza n'urukundo nubwo akije ababajwe akije apfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro gusa ndabizi neza ko azagera mu ijuru urupfu yapfuye inkuru Yesu yapfuye mama dusabeye urukuko rudashira mama ukure mama urukuko rudashira gusa navuga byinshi ku mubyeyi wanjye ariko nawe tumaze kumva inkuru y'abahuje amateka na televiziyo twumvise tubabaye cyane ndetse twifuza ko igikorwa nk'iki dukwiye kukibamo ndetse bikaba n'ijwi ry'umuryango Tereziya asize ikaba ijwi y'uwacitse ku icumu aho ari hose mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tubanje gushimira buri muntu wese witanze kugira ngo tuze kwifatanya gukomeza umuryango usigaye ndetse no guherekeza uyu mubyeyi hari icyizere igihugu gifite ingufu nyinshi gikoresha mu gutanga ubutabera ndagira ngo muri uyu mwanya isuku ijambo ry'Imana kuko niryo riri ububasha bwo gukomeza kurusha ikindi kintu cyose tudatinze ndagira ngo dusake amagambo yanditswe mu gitabo Suwa igice cya mbere imirongo imwe gusa n'abasomera handitswe ngo rero ku murongo wa 6 komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu nzaha basekuruza babo cyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye bose yagutegetse ntuzayateshuke gucira iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntugarurire kubihanisha akanwa kawe ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niba uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose mbese si ibyo bigutegetse ni ugukomera ushikame ntutinye kandi ntugume umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe uzajya hose aya ni amagambo Imana ubwayo yivugiye iyabwira Yosuwa nyuma y'urupfu rwa Mose y'ubuyobozi bw'ikirenga mu bayobozi babayeho n'abariho yagira abafata nk'icyitegererezo iyo ninjiye muri Bibiliya uyu muyobozi witwa Mose ufata nk'icyitegererezo kuko yayoboye mu gihe kigoye yari yahawe misiyo yo kujya kuvana ubwoko bw'Imana
bw'Imana bwari bumaze imyaka isaga 430 mu buretwa mu gihugu cya Egiputa, ariko Imana ibana nawe nyuma y'ibikomeye n'inzitizi yahuye nazo kwa Farawo, nyuma y'ibikomeye bahuye nabyo mu rugendo, ariko uko byari umugambi w'Imana ikamufasha. Ariko nubwo bimeze bityo, kuyobora abantu ntabwo byari bikoroheye. Hari aho bageraga bakitotomba, hari aho bageraga bakenda kumutera amabuye bakamurushya, ariko nakundaga umutima iyo uri gusoma ijambo ry'Imana yagiraga icyo nakwita passion y'abayoboye. Uburyo hari igihe Imana yabugiyemo kugira ngo abantu bakomeze kukurushya, reka bice bakureho none wowe nzaguhindura ukomeye. Ariko aravuga ngo oya, kugira ngo aba bantu yowe bice, bariya Abanyegiputa bazavuga ko amaboko yawe yabaye magufi ntashobore kukurinda, ahubwo jyewe nushaka usibe mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ariko abagabo bareba, urumva uwo muyobozi bafite passion yabo ayoboye, ni umuyobozi w'intangarugero. Uwo muntu rero nubwo byamera kuko mbese kose nawe igihe cyarageze itari Imana, nubwo impfu ziba zitandukanye. Ariko nagira ngo mbabwire, umuhanga mu bahanga Salomo yarabivuze mu gitabo cye cy'umubwiriza, hari ibihe 28 umuntu wese uri ku isi anyuramo. Iyo usomye igitabo cy'umubwiriza ibice 3 uhereye ku murongo wa 2, atangira havuga ngo habaho igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa. Nuko rero we umuyobozi w'ikirenga, ariko igihe cyarageze nawe yitaba Imana, kugeza ubwo Yosuwa wari umwigirije babanaga amwigiraho, yibaza uko bizagenda mu gihe bwa busanzwe cyangwa se mu gihe umuyobozi azaba atariho, yumva atazabishobora. Ariko Imana ubwayo iruruka imubwira mesaje ikomeye, ari nayo nazanye kuganira n'umuryango wa Tereziya, nazanye kuganira n'abandi turi hano twifatikanije ngo dukomeze umuryango mu buryo bw'umwihariko, ngo mukomere ntarushika. Niba mwabyumvise imirongo ine yose nasomye, Imana yabisubiye mu nshuro 3. Ntabwo rero iri kwivuguruza, ntabwo yari iri kwishyuramo, ahubwo kwari ukugira ngo iyo mesaje irusheho kuyitsindagira cyane. Bene data bakundwa, ndashaka kubabwira ngo iyo wahuye n'ibyago nk'ibi ngibi bitateguje, ni inkota iri kunyuzeho, ni igikuba kiba gicitse. Ariko Yobu nawe ni umwe mu bantu bahuye n'ibyago byinshi. Iyo dusomye igitabo cye mu bice 18, aravuga ngo Imana niyikomeretsa ariko ni nayo yobora. Kuvuga ngo nubwo ibyago byaba, kuko twese tubinyuramo nubwo biba biri mu buryo butandukanye, ariko kandi Imana ni n'umuhanga mu kwihanganisha. Niyo mpamvu tunyura hano mu rusengero, kandi mu buryo bw'icyubahiro cyacu muri Ekereziya, ndashimira ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu gifite uburenganzira, gifite freedom yo kuramya no guhimbaza Imana buri wese mu myizerere. Kumuha icyubahiro rero ni uko nanone twamuherekeza mu myizerere uko yizera. Mushiki wa Tereziya yizera ko hari umuzuko w'abapfuye, yizera ko no mu gihe dupfuye ntabwo biba birangiriye aho ngaho. Hari igihe abana bazongera guhura n'ababyeyi babo, hari igihe ababyeyi bazongera guhura n'abana babo, hazabaho umuzuko w'abapfuye. Kubw'ibyo rero iyo ugize ibyago gutya, kiba ari igikuba mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubumenyi muntu, mu buryo bwa anthropology, mu buryo bw'imitekerereze y'umuntu, mu buryo bw'iki, umuntu arahungabana kuko nta rupfu rumenyerwa, nta nubwo rwari mu mugambi w'Imana. Ikintu cyazanywe n'icyaha nibwo tubyiga, ariko noneho Imana yateganije igira imbaraga zo gukomeza abagize ibyago. Nibwo ubona abana, ukabona imfubyi zirihanganye, ukabona abapfakazi ntabwo bikoreye amaboko ku musozi, ukabona abaguweho n'urugomo bakubita bagize kwihangana. Ni imbaraga Imana itanga. Niyo mpamvu twarihaye Imana, twizera ko iyo tuje tugasenga tukaririmba, hari ikindi kinkomezi kiyongera mu mutima w'umuntu. Kandi mwagize neza muri iyi minota kugira ngo tuyifate, dusengere umuryango, dusengere abana, dusengere umuryango wa bugufi, na buri wese wagezweho wakumviye inkuru yabo hari n'udahari, n'inkota ibitunyuzemo, ariko mu by'ukuri hari inkomezi Imana itanga. Impamvu rero ngenda ntari bubatingire, 3 z'ingenzi zatumye Imana ibwira Yosuwa gukomere kandi ushikame, ni kuri uwo murongo wa 6, uko kuzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzabasekuruza babo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko nubwo wawe yabagukuweho, ariko ugomba gutwara ugakomera ugashikama kuko ubuzima wawe ugomba gukomeza. Hariho igihe uhura n'ibyago, iyo uhuye n'ibyago say amen, bibaho, ukumva rwose no kurya birakunaniye. Hakaba igihe ugahura n'umuntu wambaye umwenda w'uwo yajyaga yambara, urupfu rwe, turi hano, hari igihe ibitekerezo bigaruka kure,
ukibuka ibihe byawe ko wanyuze n'ibyago wagize n'iki ariko ndashaka kukubwira rwose dushize amanga ukomere tukamushika cyane ko biri no mu muco w'abanyarwanda turi mu cyongereza bita resilient people, turi abantu bakomera batwaza batwarana bihangana bajya imbere badasubira inyuma biri mu muco wacu. Hano rero nk'umupasitori niyo mesaje bazaniye ukomere kandi ushikame kuko ubuzima bugomba gukomeza. Hari igihe ugira ibyago waba hari uwawe utabye Imana akiri muto ushaje bavuga ngo utari igihe wagiye ariko n'abariya abana baramukeneye. Hari igihe bavuga ngo dukeneye grandma dukeneye grandpa ukabona uramutse iyo uza ko waragiye bari kugira icyuho. Hari n'igihe bakubaza urabuza abawe ese papa ni arihe yewe ko uri papa wowe kuri mama ubundi wowe papa warihe niko tukongera kukuramo ariko ujejwe gukomera mu izina rya Yesu kubera ko ugomba kuba igihugu ugomba kuba ku muryango. Igihe kimwe Yesu yiza asengera Petero aramubwira ngo nagusabye kugira ngo ukomere numara gukomera nawe ubone gukomeza abantu. Hano rero impano ya mbere twatanga inkomezi ya mbere twagira nuko twabwira aho turi kumwe aho waba ugiye uhagaze ngo ukomere twagushika ubuzima bugomba gukomeza byaje bikomeza. Icya kabiri ntekereza cyatumye Imana ibwira Yosuwa gukomere ni iki kiri ku murongo wa karindwi cyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshe gucira iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Kugira ngo tubashishwe byose haba mu rwego rw'ubuyobozi haba mu rwego rwo kubaho bisaba ko twubahiriza amategeko. Kugira amahirwe ko mu Rwanda amategeko n'amabwiriza birakurikizwa, amategeko arakurikizwa. Iyo rero wagize ibyago wumva uhungabanye ukumva nawe mu bitekerezo byawe ariko mu by'ukuri ugomba gukomera kugira ngo ukomeze kwitondera amategeko kugira ngo utaza kugwa mu ikosa kugira ngo hataza kugira ikigusubiza inyuma ukaba wateshuka kuko bibaho umuntu ukaba wavuga nabi kuko wagize ibyago ukaba wahora kuko wagize ibyago ukaba wumva hari ikintu cyaza muri kuko wagize ibyago ndetse rimwe na rimwe umubabaro ukagutera ukangiza n'umubiri wawe udutsi tukangirika umubiri ukangirika. Abahanga bavuga ko uburwayi bukunda kugira hafi 85% akenshi bituruka ku bitekerezo. Ukajya kubona ukabona umubiri wawe urangije kandi abana bari bagukeneye ndetse igihugu cyari kigukeneye hari n'indi nshingano ziri imbere yawe ugomba gusohoza. Iyo udakomeye ntabwo usohoza inshingano neza. Niyo mpamvu turi hano nk'abapasitori nk'abihaye Imana kugira ngo tukubwire ngo ukomere ushikame tugira amahirwe noneho ko turi mu gihugu turagifite turi mu gihugu gifite amategeko turi mu gihugu gifite abayobozi. Niyo mpamvu abayobozi mu nzego zitandukanye hano tuba turi kumwe haba inzego za gisirikare z'umutekano na polisi iperereza haba mu nzego z'ubuyobozi busanzwe bwa gisivili haba mu nzego z'ubuyobozi bw'abihaye Imana tuba turi kumwe kugira ngo dufatane mu mugongo dukomere ntumve kuri wenyine byanze bikunze haba hari abari gukurikirana ikintu ku kindi kubw'ibyo wowe ujejwe gukomera ubundi ibindi tukabiharira ababishinzwe kandi nawe inshingano zawe zikaba zo gukomera kugira ngo urugendo rukomeze. Hanyuma rero ikindi cyane ndatinze ntekereza cyatumye Imana imubwira gukomere ni ibi biri ku murongo w'icyenda ngo mbese si cyo gutegetse ngo ni ugukomera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe azajya hose. Ubwo rero iri jambo ngo mbese si cyo gutegetse namaze gusesengura no gusubira ijambo ko burya gukomera ntabwo ari amahitamo yacu ahubwo gukomera ni itegeko ry'Imana. It's a must, ni ngombwa. Umuntu uri macuwa umuntu ukomeye ndakubwira ngo udakomeye biriya nagusemere byakubaho ariko gukomera ni itegeko ry'Imana. Gukomera ujejwe gukomera nta yandi mahitamo ahubwo ujejwe gukomera. Wavuga uti pastor bivuga muri bino byago ntabwo oya iri ni ijambo ry'Imana ngo mbese si ibitegetse ariko impamvu Imana amubwiye ngo ndabe gutegetse mugomba gukomera kandi hari imbaraga n'ibukuzanire zimukomeza ahura ntabwo wenyine nuko yavuze ngo ntukuke umutima kuko Imana yawe iri kumwe nawe azajya hose. Imana tuba turi kumwe. Yakunda indirimbo kuri Kiliziya Gatolika bakunda kuririmba kuvuga ngo niba uhoraho ari amahoro yawe ngo niba uhoraho ari ibyishimo byawe ngo ukomeze inzira watangiye gucika intege wahisemo neza nyagasani. Bigeze ku gice cya kabiri ngo mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana. Iyo ndirimbo ngira ngo benshi turayizi noneho ngo nibona ngiye gutsindwa nzabaza Imana. Iyo wahuye n'ibyago wumva uranejejwe ukumva hari ikigutsinze ukumva hari ikikugoye ukumva rwose usubiye inyuma ariko
bararibye Imana nzayambaza niyo y'ubuvunyi ngo nitanga imbaraga kuko namenye ko inkunda zarebe kugiraho niyo muke kubw'ibyo rero ukomeze abatangiye ukomeze urugamba rurakomeje kuko habo turi kumwe hano mwarwanya urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi iyo hataza kubaho gukomera kuvuga ngo ndakomeze uko byagenda kose ntabwo twari kubakurikirana ahangaha ariko byakurikiye mu gukomera uyu munsi igihugu kirahari uyu munsi izuba ryaraturasiye uyu munsi ni muhumure nubwo hari ibigenda biza bisimbura mu n'ubundi ariko nabwo tuba twizeye Imana yatugiriye neza ko izakomeza kubana natwe ndetse n'abatuye bakabana natwe muri byose ku buryo bitazongera ukundi Imana ibaha muri Kristo Yesu. Mu gukomera rero burya nasomye ijambo ry'Imana abajya bakurikirana uburyo ijambo ry'Imana nkunda gupostinga hari n'igihe ukomera atari uko wumva ubyifuza ariko ukomera kubera ibyago wahuye nabyo ugashikiriza gushikiriza ni ijambo ry'ikinyarwanda muri Bibiliya narabisoma urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4 yaranditse ngo dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese mukundana rurasanga muri icyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murengama byose n'amakuba mushimiriza iryo jambo nariciyeho akarongo hari igihe biba ngombwa kubera ugomba gukomera atari uko wabyiyumvagamo ariko waryama ukavuga ngo ugomba guca byanze bikunze aba bana ngomba kubarera igihugu ngomba kucyubaka ngomba kinasonga mbere ngomba gukomeza muri ibi nahuye nabyo nubwo nabuze uwanjye ariko Imana ifite umugambi igituma niho agarurira gusubira inyuma niyo mpamvu njya gushimira ngashimira Imana na nyuma y'imyaka 31 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko uyu mwanya nicaranye n'imfubyi zitigeze zihagarika uyu mwanya nicaranye n'abapfakazi batigeze bihagarika kubera ko bakomeye kuko bakomejwe n'Imana n'uyu mwanya turi hano kugira ngo tubakomeze kwitanga Yesu nuko rero mubyo wanyuramo iri muri wowe kubera umuntu w'umunyantege ibitekerezo byacu n'ibinyantegege ariko tubona ngo tugusengere tubona ngo dufatanye kuririmba tubona ngo dufatanye ijambo ry'Imana muri byose dukomezwa na Kristo undi muri version ya Bibiliya ntagatifu nahoze nisoma yaravuze ngo dushimire Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo ngo niyo mubyeyi yivuwe ngo ni Imana ihumuriza abayo uko byabera kose n'ubwongo n'ubuvuga ngo ni Imana ihumuriza abayo uko byabera kose kubw'ibyo rero bene data ntabwo ari umwanya wo kubwiriza ibintu byinshi narizanye iyo mesaje ngo ukomere kamushikana ariko igihe rero ntabwo ugomba gukomera ari nabo mu muryango gusa bugufi ahubwo n'abaturage bari aha ngaha niyo mpamvu habaho inama zo gukomeza niyo mpamvu tukicarana buri wese uba wumvise iyo nkuru haba hari icyamunyuzemo ariko twese dushejwe gukomera hari igihe rero abanyarwanda kubera tugira umuco nanone mwiza wo kwiyumvira hari kubwira umuntu ati se namubwira amubereye akavuga arushaho gutoneka oya burya ijambo rirareba iyo ufata kubwira umuntu ukomera nushaka kubivuga mu Gifaransa uti sois fort sois courageux niko umurongo uvuga muri Bibiliya be strong be courageous ube na moyo wa shujaa moyo wa hodari ube intwari ukomere niko biriya Igiswahili ivuga ndagira ngo rero mumbabarire nakifuje ko pasiteri gukora mu biganza yaba bari aha ngaha cyane cyane ku muryango w'umukecuru Tereziya berekeje n'abandi ariko mbabarire uwo muntu mwegeranye ukore mu kiganza mubwire gukomere kandi kugira ngo iyo mesaje agere haba mu buyobozi bwawe ushobora gusanga atari n'ikibazo cy'urupfu hari n'ikintu kiri guhungabanya muri iyi minsi ariko iyi mesaje nabyo igereho ukomere kandi ushikame mu izina rya Yesu niba munyemereye mwahaguruka tukongera tugasengera umuryango iki kiba cyatuzanye mu rusengero aho turi kumwe nigeze guhura n'urugogwe noneho murana ibibazo nari ndakwitanga urugero nari ni Kigali noneho umutwe wanjye bishyiramo ko ngiye kwiyereka ariko nibagirwa ko nimukiye ku gisozi ati imodoka nerekeza aho yahoze kugishaka kandi yari mugiye ku gisozi hari n'ikindi gihe nigeze mpura n'ibibazo noneho njya gushaka imibereho mu Bugande ntwara imodoka ngiye hanze kuri petrol station kugira ngo nshake akantu ko kunywa noneho nsubije imodoka mu muhanda nibagirwa ko mu Bugande bagendera imoso ngendegende iburyo ibi modoka byose birebire bivuze amahoro ntaza ari iki ariko nari natangiye kubera ibyago nari nahuye nabyo niyo mpamvu abari ibyo by'abarimba ngo mwami kubaho bafite bigira ubwoba n'amaganya ngo ndetse bibasha kugeza mu rupfu vuba niyo mpamvu iyo udakomeye urahungabana hari n'igihe ushobora guhura n'ikibazo runaka ariko twaje hano nimukomere
ubuyobozi bw'Imana muri kumwe n'izina rya Yesu. Hanyuma tugafatanya gusenga Imana. Umwami Imana yacu n'izina rya Yesu, nongeye kugushimira ko nubwo twagize ibyago ariko twebwe abakristo twizera ko iherezo ry'umubyeyi wacu ritari hano, hari igihe tuzongera kubonana, kandi ko tugomba gukomera kuko n'ibindi hari inzego zibishinzwe kandi wahawe ubwenge n'ububasha n'ubushobozi. Iki gihugu watugiriye neza, izuba rirogerera turasira. Ntabwo rero tuzatendebuka, ntabwo tuzasubira inyuma, ntabwo tuzacogora, nta nubwo tuziheba, kuko tuzi kumwe natwe, ndetse badutugaragarije ibimenyetso byinshi bigaragaza ko uri Imana yacu utazigira uduhana ku manywa na nijoro. Kandi wavuze ko no mu makuba no mu byago uzaba uri kumwe natwe. Noneho twanyura mu gikombe cy'urupfu ngo uzaba uri kumwe natwe, ishimwe yawe n'ibone yawe izajya ituragira ku manywa na nijoro, kuko niwe mwungeri mwiza uragiye ntabwo ajya. Nubwo twahura n'ibirura bikagira gute, ariko mwami ugira imbaraga zo kutwarura ukadushyira mu nzira n'ukongera tukagenda tugakomeza urugendo. Dufashe rero kandi ukomeze abana b'umubyeyi n'abamukomokaho bose mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze umuryango bugufi, ukomeze abaturanyi wari uri kwibaza ngo none nanjye byangendekera gutya, utange ihumure mu muryango, utange ihumure muri kano kagari n'umurenge ni district ya Nyamasheke, igihugu cyo mu Rwanda. Kandi turasereze mu mbaraga dukomora Igorigota, kugira ngo umwami umwuka wera agende asange abafite umutima mubi aho bari hose, kugira ngo ubatere kwihana no guhindukira. Kuko twagiye tubibona aho abantu igifungo cyagiye kituma batihana, amapingu agatuma batihana, nubwo wagira gute ntibihana, ariko bahura n'imbaraga z'Imana bakaza bakavuga ibyo bakoze. Kubw'ibyo dusabye imbaraga z'umwuka wera ngo zigende zitsinda ab'isi, imitima yabo ihindukire, kuko nituba duhamagariye kubwiriza inkuru nziza muri Kristo Yesu. Ukomeze rero kudufasha n'umwanya usigaye uri imbere, ubane natwe, amahoro yawe n'umugisha ibane n'ubwoko bwawe, byambaje Imana nizeye muri Kristo Yesu. Amen. Ukomere kuvuga ngo mukomere kandi dukomezanye, kandi n'abakabiri mwese turabashimiye umwanya baduhaye no kugira ngo bakire abana ndetse n'abavandimwe b'umubyeyi twateje uyu munsi, tuze no kwakira n'abayobozi ndetse n'abandi badutabaye kugira ngo tuze ubutumwa bw'Imana. Igihe twabareze dushime, tukaba n'umuvandimwe hafi w'uyu muryango, munyemerere uyu mwanya twakire Mzee Theodore, umuvandimwe umubyeyi twaherekeje, kugira bugufi kugira ngo amagambo atari maremare atubwire ubuhamya bw'uyu mubyeyi utabarutse, kugira ngo umuntu wese watabaye waje hano aze kumenya ngo uwo twaherekeje ninde, yavukiye, yari yashakanye nande, amukomokaho ni bande, amaturatire ibigwi bye yari afite mbere y'uko yitwa akavamo ubuzima. Murakoze. Nitwa Habimana Theodore, niwe musaza wa nyakwigendera, kuko uyu mushiki wanjye yari inshuti Tereziya, mushiki wanjye akaba yaravutse 1962, akaba yari yubatse, twaramushyingiye, ariko na jenoside umugabo we baramwica, asigara ari umupfakazi. Yakomeje kwihangana, arihangana cyane, n'abo bana nyakwigendera yarabasigiye kandi bwari butoya, kugeza kuko abakujije arabashyingira, yabyaye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Inshuti Tereziya rero akaba yarazwe no kugira urukundo cyane, asabana n'abantu benshi, ndumva nanjye twabanye neza. Ababyeyi bacu niwe kaza ubwenge Matiyasi na Nyirabwami Anazariye, nabo bitabye Imana
bazize uburwayi. Uwo mushiki wanjye rero twasigaranye amuhanira neza, turabana kugeza ubwuko tumushyingiye ashyingirwa n'umugabo we witwa Abyeri. Kugeza n'ubu rero kugeza ubwuko we n'ibibazo baramwica, ariko icyo navuga ko navuga ati Imana imuheruka kumushyira. Kiliziya aho yari ari n'abaturage baho bose bamushimaga cyane, kuko ni umuntu wajyaga morali iteka ryose, uwabonye wese amuseka. Ibi byo kurakara ntibagiraga. Aba namwe bashimiye kandi musabira umugisha, Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Dore kumera kumwe muri uyu mwanya twakiriye abana b'umubyeyi yanze mushiki we Asigarine, umwanya bakufasha uko bashoboye bari ku mutima kandi rwose bakomeje kumwe n'uyu mwanya. Murakoze cyane, baje kubasuhuza. Mugende mbere na mbere ndagira ngo mbanze nshimire ubuyobozi bw'intara, bw'akarere, umurenge, akagari, umudugudu. Nshimira cyane ubuyobozi bw'ingabo budahwema gushakira umutekano uko bwije n'uko bukeye, nubwo hari bamwe batabyifuza, ariko ntabwo bazabigeraho. Ni umuhungu wa nyakwigendera Perezida Nyiranshuti wapfuye yishwe urupfu rubi namwe mwese muzi. Ndagira ngo mvuge muri bimwe byaranze umubyeyi wanjye. Umubyeyi mwiza, ukundana na buri wese, usabana na buri wese, ugira umutima mwiza. Hari ijambo yakundaga kumbwira, akambwira ati umuhungu wanjye yanze, icya mbere ni umutima mwiza n'urukundo. Nugira umutima mwiza n'urukundo, uzabona mugenzi wawe ababaye ure umufashe. Nugira umutima mwiza, uzabona umuntu urwaye ure kumufasha. Nugira umutima mwiza, ntabwo uzagira ingeso utagutekereze ibintu bibi byagirira mugenzi wawe nabi cyangwa se rero ntavuga byinshi, nta byinshi mfite byo kuvuga, byinshi babivuze, gusa kubashimira ubufatanye n'ubwitange n'urukundo muri kutwereka rugagi, ariko ababizi ababyeyi basigaye, ababyeyi kandi adusigira igihugu cyiza gifite urukundo n'umutekano. Imana n'urukundo murakoze. Ariko mu by'ukuri icya mbere musabiye mbere ya byose baje gushimira inzego z'ubuyobozi, inzego z'akagari, umurenge, umudugudu, akarere, intara, urwego rw'igihugu. Mwakomeje kuduha hafi, muri ababyeyi, mwakomeje kuduha hafi bitwereka yuko nubwo mama agiye ariko dusigaranye ababyeyi. Ni ukuri mama yadusigaranye turi abana babiri, umupfakazi bwiwe araturera, ariko akomeza kutugira inama, aradushyingura kuko agiye adusize mu ngo zacu. Agiye afite abuzukuru babiri. Mu by'ukuri nubwo agiye ababajwe, agiye apfuye
urupfu rubi rw'agashinyaguro gusa ndabizi neza ko azagera mu ijuru urupfu yapfuye inkuru yose yapfuye mama usabeye uruhuko rudashira mama ukure mama uruhuko rudashira gusa navuga byinshi ku mubyeyi wanjye ariko nawe biragoye gusa byinshi babivuze byamuhanze yari umubyeyi by'urukundo yari umubyeyi ukunda abantu haba mu bana haba mu bakuru haba mu babangana gusa nta muntu yigeze abangamira yaba mu baturanyi byarantunguye kumva ngo mama bamusanze mu nzu baramukemagura bamubikuje kurira nabi gusa izi nkozi zibiri ndabizi ko imirimo yakoze Imana yo mu ijuru izamugaragaza icyizere ntagifite Imana murabisa kandi icyizere kirahari dufite inzego zishinzwe umutekano bazadufasha inzego zindi murahari mukomeze mudufashe namwe kandi baturanyi beza ababyeyi beza turabasabye ngo mukomeze muduhe amakuru meza ni ukuri icyo nicyo tubasabye kandi murakoze ni byinshi navuga ku mubyeyi wanjye gusa biragoye kandi namwe murabizi murakoze cyane rusikomera kandi humura ntabwo muri mwenyine dufite abandi babyeyi dufite n'igihugu dufite n'itorero uyu mwanya rero ndagira ngo nanone twumve ubutumwa bw'abandi bantu turi kumwe aha ngaha turashimira cyane abadutabaye navuga hirya no hino mu gihugu mu izina ry'abadutabaye bose turagira ngo tubakirwe na Batiste abantu bakize bagire ubutumwa bw'ihumure tugezaho dukomeza murakoze nk'uko bivuze nitwa Jean Batiste abantu bakize umuyobozi w'ihuriro Nyarushishi Nyarushishi ikubiyemo benshi mu bo mwabonye aha ngaha abakomoka hano i Mukoma abakomoka hano Bishangi abakomoka Imibirizi turi kumwe hano abakomoka kuri stade bahungiye Nyarushishi bavuye kuri stade ihuriro Nyarushishi kandi ni ihuriro rikubiyemo abantu bahungiye Nyarushishi baturutse ku Kibuye abaturutse mu majyepfo uyu munsi icyahoze ari Gikongoro ndetse na Butare ndetse n'abandi bagize umugisha bakaba baragiye hanze y'igihugu banyakubahwa abayobozi batandukanye muri mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu abayobozi b'ingabo na polisi bavandimwe naturutse hirya no hino muje gutabara umuryango Tereza yasize bavandimwe bo mu ihuriro Nyarushishi ndagira ngo mfate uyu mwanya nongere nihanganishe aba bana bavuye aha ngaha n'amarira menshi natwe nicyo cyakoze tumaze kumva iyi nkuru nk'abahuje amateka na televiziyo twumvishe tubabaye cyane ndetse twifuza ko igikorwa nk'iki dukwiye kukibamo ndetse bikaba n'ijwi ry'umuryango Tereza yasize ikaba ijwi y'uwacitse ku icumu aho ari hose turagira ngo tubakomeze kandi tubabwire ko turi kumwe namwe muhumure ntimuri mwenyine
nk'uko nari maze kubivuga ni ibikorwa umuntu agenda abona ko bigenda bikabya umurego, aho twumva hirya no hino habaye ibikorwa nk'ibi. Twaratabaye Rukumberi, twaratabaye Mibirizi, aho iki gikorwa ibikorwa nk'ibi ngibi byakozwe, ariko ukabona kiri kugenda birenga umupaka. Ari nayo mpamvu nk'ihuriro Nyarushishi ikubiyemo ba bandi bose twamaze kuvuga haruguru, twifuza ko inzego z'igihugu cyacu twizeye neza ko zakomeza gukora ubushakashatsi kuri iki kintu, kuko kiragenda ubona ko kirenga umupaka. Turifuza ubutabera nk'uko umukobwa wa Tereza yamaze kubivuga. Iki ni ikintu gikeneye ubutabera kandi bunyuze uwakorewe icyaha, kugira ngo nibura nubwo wagiye we yagiye, ariko nibura aba bana baruhuke, aba bana nibura bumve ko wabahemukiye akababuza kugira umubyeyi. Ababaye imfubyi turabizi, kugira umubyeyi wamara kugera ku kigero nk'icyo bagezeho nawe akagucika mu buryo budasobanutse, birababaje cyane. Niyo mpamvu rero turi hano nk'ihuriro, kandi dusaba ko no kuri inzego z'igihugu cyacu twizeye, nongere mbisubiremo, turizizeye inzego z'igihugu cyacu ko zakomeza gukora iperereza ku cyaha nk'iki ngiki, Tereziya n'umuryango we bagahabwa ubutabera. Nagira ngo rero nongere nshimire inzego zitandukanye ziri aha ngaha, inzego za Ibuka, inzego za Vega, inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, inzego z'umutekano mu gihugu cyacu. Ibi ngibi ubwabyo bitwereka ko turi kumwe, bitwereka ko mwifatanyije n'umuryango wa Tereziya, kandi biduha icyizere, biduha icyizere cyo kubaho, biduha icyizere cyo kongera kumva ko ubwo turi kumwe ibi ngibi bitazongera ukundi. Ndagira ngo mbashimire mwese, kandi nongere nshime rwose ubutwari aba bana bagaragaje, nshime ubutwari abuzuye muri iyi sare bagaragaje babatabara. Navuga ngo mukomere. Bakoze cyane Baptiste, ubutumwa buhaye bwo kudukomeza ndetse no kongera kugiramo icyizere. Nk'uko twabivuze, dufite n'abavandimwe hirya no hino badutabaye, umuryango Avega, umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu, by'umwihariko abapfakazi ba Jenoside, wari umuryango umubyeyi Tereziya yabarizwagamo. Umubyeyi ari muturutse ku rwego rwa Avega, ku rwego rw'igihugu, twemererwa umwanya kugira ngo tugamiriza abantu.
Gakire Ijeho umubyeyi Kiliziya ari umunyamuryango wa Biga Agahozo yawukoreye neza yaritanze kandi yaharaniye ubudaheranwa no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubuhamya twabonye bwe abantu mugoroba wo gutekerezaho no kuvuga ibigwi bye yarangwaga n'urukundo kandi ntiyarobanuraga bakunda. Inseko nziza yayihaga wese umugezeho. Batubwiye ko abana bose bari batuye hariya hafi n'aho yari atuye bataramiraga abaguyaguya akabaganiriza. Hari umuririmbyi yavuze ngo ese ugiye wabusize inkuru cy'imisozi ariko uwe adusigiye byiza urukundo ubwitange n'ubudaheranwa. Icyo navuga burya gutoneka gukomeretsa inkovu birababaza cyane. Tubyumviye inkuru barakomeretse bikomeye barababaza, ariko izina rimwe twizeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko hari amateka twanyuzemo tudafite n'igihugu tudafite n'uburenganzira, ariko ubu dufite igihugu dufite n'ubuyobozi budutekereza. Mboneraho no gushimira ingabo z'igihugu zari z'inkotanyi kuba bifite igihugu nini. Mwarakoze cyane n'ubu kandi turezera ko nari ngiye kuvuga ngo urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ari yongera kudukomeretsa igatwara n'abacu kandi bakicwa urupfu rw'agashinyaguro, ariko turabizeye twizeye ubuyobozi burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, twizeye ingabo zacu. Icyifuzo cyacu ni uko bitazongera kubaho kandi turabizeye. Rero harabuze byinshi yatubereye intwara, hari umudaheranwa tumwigireho, kandi n'aba bana basize akwiga igizwe n'ababyeyi banyu baje gusengera abantu. Turahari kugira ngo dukomeze dutwaze tujya imbere ibikomere. Ntabwo muri mwenyine, dufite igihugu, dufite abayobozi beza kandi mufite ababyeyi bakabura n'ikabuga n'ibindi nawe umuntu, ariko turahari twabanye nawe atubera umuvandimwe mwiza, turi kumwe abana bacu bakomere. abayobozi mu nzego zitandukanye bateraniye hano baje kwifatanya n'umuryango mugari ndetse n'umuryango muto wa Nyakwigendera, abaturage bacu b'akarere ka Nyamasheke, umuryango mugari mwese. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere twaje gushimira buri umwe wese witanze kugira ngo tuze kwifatanya gukomeza umuryango usigaye ndetse no guherekeza uyu mubyeyi. Ntabwo by'ubutinde ni byinshi kuko hari umuvugabutumwa yavuze byinshi yabwiye uyu muryango ndetse bihura n'ibyo natwe nk'ubuyobozi twavuga. Turabwira uyu muryango ngo ukomere
tunabwira by'umwihariko aba bana nyakwigendera asize, turabakomeje, ubuyobozi turacyari kumwe nabo, kandi turabasaba koko tubabwira ngo gukomera bijyana no kudaheranwa nk'uko umuvugabutumwa yabivuze. Hari icyizere, igihugu gifite ingufu nyinshi gikoresha mu gutanga ubutabera, kandi ubutabera buzamuka. Turabizeza kandi ko tuzakomeza kubana n'abo uyu muryango usize nk'uko bisanzwe, kandi tuvuga ngo natwe nk'ubuyobozi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze gufatanya n'abaturage mu gukumira ko ibintu nk'ibi ngibi byazongera, mu gushyiramo ingufu, ariko ntiyatinya no kuvuga ngo uwamwishe azi igihe yavukiye, ariko nawe ntazi igihe azapfira, cyazi n'igihe yavukiye gusa. Inteko muri rusange rero mwese izina ry'akarere nagiye kubakomeza, nongera no gukomeza umuryango. Murakoze cyane kandi Imana ibahe. Umwanya rero tugezemo no kugira ngo dukomeze igikorwa cyo gusezera, n'ubundi tugakoramo ibintu twiteze kuko bari badutangirije uyu mwanya, gusubiza umwanya w'ijambo baduhaye. Murakoze. Murakoze bwa ijambo tugejejeho yo guhumuriza imitima yacu, kandi ntabwo rwose kugeza byaramuhaka ntabwo tugiye gusezera umubyeyi wacu, gusezeraho bwa nyuma. Dore uburyo bigiye gukorwamo, korali iraba iri kuririmba indirimbo igihe tuzaba turi gusezera. Muri iyi hangana duturuke hariya intebe z'inyuma maze baraza kubereka inzira bazajya banyuramo muri sansirike. Abantu batasezeye by'umwihariko nibo duha uwo mwanya batambuke hano kugira ngo basezere, ahita ko banatambuka. Ko mu kanya tugiye gukomereza hariya irimbi rya Kiliziya Katolike kugira ngo tubike umubiri w'umubyeyi wacu hariya, ariko icyo tuzi ni uko ubugingo bwe bageze mu bwami bwo mu ijuru. Bari kuri protokole badufasha kugira ngo gahunda nayo noneho aba bayobozi bo baza gusezera bwa nyuma. Dufasha bari kuri protokole kugira ngo batari mu mwanya wo gusezera basezere kuri uwo mubyeyi bwa nyuma.
Pasiteri Damascene Nsengimana yaragize gahunda zose zigiye kubera hano. Abishobora byose muri ijuru n'isi izina rikomeye rya Yesu Kristo, turi hano muri umuhango wo gusezera bwa nyuma umuja wawe. Murakoze. Muri uyu mwanya ntabwo turi buvuge amagambo menshi, ahubwo ndabasomera ijambo ryo muri Bibiliya risobanura cyangwa se rihamya impamvu twe twizera umuzuko w'abapfuye. Kandi uyu mushiki wacu Tereziya duherekeje niyo yari imyizerere ye, mu kumuha icyubahiro bwa mbere nuko tumuherekeza nk'uko yizeraga, kandi twabonye ko ari iby'ukuri dukurikije ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nongere nshimire buri wese nanone twafatikanije, kubera ko umuhanga mu bahanga tujye dusoma muri Bibiliya, Imana yirahiye ko nta uzigira murusha ubwenge mu bazabaho bose, nta uzigira murusha ubutunzi mu bazabaho bose n'ababayeho, witwa Salomo. Yaravuze mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 7:2 ngo nahitamo kujya mu rugo rwabayemo ibyago kuruta ahabaye ibirori, ngo kuko byose buri wese ari inzira azanyuramo. Mwahisemo rero umugabane mwiza kugira ngo twifatanye, nubwo umubyeyi wacu we yitabye Imana azize urupfu rudasanzwe, ariko mu by'ukuri kuko twumvise mu ijambo ry'Imana turi mu rusengero,
uko biri kose tujejwe gukomera, uko biri kose dusabwa gukomera ndetse no kwihangana, kuko Imana iri kumwe natwe mu byo tunyuramo byose. Ikindi nuko mwangiza umutima mukangiza ndetse n'ibyiyumviro kugira ngo umubyeyi ko tumuherekeza mu cyubahiro dushyiremo n'akandi kantu ko turimo twizihiza n'ubuzima bwe, to celebrate the life, kwizihiza ubuzima bw'umushiki wacu. Burya habaho intwari zitaririmbwa, mu Cyongereza bakunda kubyita ngo ni unsung hero. Umuntu akagira iby'ubutwari ariko ntanamenyekane, ariko yarabaye intwari. Nkuko twabyumvise uyu mubyeyi wacu mu buzima yanyuzemo yabaye intwari, niyo mpamvu turi na hano nubwo tubabaye ariko tuba dufata n'akanya ko kwizihiza ubuzima bwe. Niyo mpamvu rero tugiye kumuherekeza twishingikirije kuri uyu muhango wera nk'uko biri mu itorero ryacu. Ndagira ngo mbasomere amagambo magufi ahamya wakwibaza ngo kuki mwebwe mwizera umuzuko w'abapfuye. Higeze habaho abafilozofe n'abandi bazi iby'ubwenge babayeho mu gihe cy'Abagiriki cya kera, mu binyejana bya mbere Bibiliya iri kwandikwa, noneho bakajya bayobya abantu bakababwira ngo mureke tunywe, mureke twirire, ngo kuko ejo tuzapfa. Hari n'ibitabo byakundaga kubisoma bakabyandika mu Gifaransa ngo mangeons et buvons ngo car demain nous mourrons, ariko bakayobya abantu kugira ngo batita ku iherezo ryabo n'ubuzima bwabo, ngo bamenye n'ibyo ejo bazakora n'uko ubuzima bugomba gukomeza. Hanyuma rero ariko Paulo mu guhura n'izo ngaruka z'imitekerereze yari iriho yandikira Abikorinto mu bice 15 mu rwandiko rwe rwa mbere uhereye ku murongo wa 35 baravuga ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate kandi bazaba bafite mubiri ki? Umurongo wa 37 ngo kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba kabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa akandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Ku murongo wa 40 kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Umurongo wa 42 no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka, Imana idufashe. Ibi yagaragazaga ko abenshi hano muzi by'ubuhinzi ubiba kabuto mu gitaka kagashenguka ukibwira ko kaboze burundu, ariko ejo ukabona karameze ndetse kakazamera izindi mbuto nyinshi zigakomokaho. Niko n'iyi mibiri yacu tujya twishyira mu butaka, aho uyu mubyeyi agiye kurindirira umuzuko w'abapfuye, umubiri we ugashenguka ukaba decayed, ariko twizera ko mu gihe Yesu azerekanwa yuko tuzongera kwambikwa indi mibiri mishya, nk'uko ujya ushyira akabuto mu gitaka ukibwira ko ibyako birangiye, ariko nyuma kakazakwereka ubundi bwiza. Niyo mpamvu n'iyi mibiri yacu igaragara ari inyantege nke, ariko ku munsi w'umuzuko tuzaba twambitse undi mubiri. Ndagira ngo twongere tugire ibyo byiringiro, kandi nk'uko nababwiye mu rusengero ku muzuko w'abapfuye hari umunsi ababyeyi bazongera kubonana n'ababyeyi babo, hari n'umunsi ababyeyi bazongera guhura n'abana babo. Kubw'ibyo nubwo mu tuba tworoshye ntabwo ibyacu biba birangiriye aho, ahubwo hari ubundi buzima nyuma y'urupfu. Imana ibaho umugisha. Sinshaka kuvuga amagambo menshi, ariko nagira ngo munyemerere iyi mva nyisabire umugisha, kuko igiye kwakira uyu mubiri w'umubyeyi wacu aho agiye kuruhukira kugira ngo abareho azategerereza umuzuko w'abapfuye. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye ko waduhaye kubaho, kandi tugushimiye ko watuzigamye ukatuzana kugira ngo dushobore guherekeza uyu mubyeyi mu cyubahiro kimugomba, kandi turagushimiye ko wari waramuduhaye nk'impano nziza akabyara aba bana ntibagwe mu ziko. Mu bushobozi yari afite akaba intwari nubwo atigeze aririmbwa. Kubw'uyu munsi imbaga yose ikoraniye hano twaje kugira ngo tumuherekeze, twaje hano kugira ngo twizihize ubuzima bwe, twaje hano kugira ngo Mwami Imana twifatanye dukomezanye nk'uko umuco wacu ndetse n'ijambo ryawe ribitugaragariza. Kubw'ibyo iyi mvi igiye kumwakira tuyisabiye umugisha. Reka rero aho agiye gusinzirira ahangaha dufite ibyiringiro, kuko yari umwizera yuko ku munsi w'umuzuko tuzongera kubonana, nubwo twakorosaho igitaka ariko ko ibyacu bitarangiriye ahangaha.
ngaho ukomeze imitima ishenjaguritse, ukomeze imitima ibabaye, kuko umwana wabuze umubyeyi niwe wenyine wamukomeza ukamenya muri bwa buhanga bwawe. Wabuze umuvandimwe niwe wenyine ibyo wabikora. Nubwo tuvuga amagambo ariko twizera imbaraga zawe zijya zinjira mu mutima w'umuntu zikamukomeza zikamuhagarika ahakwiriye. Amahoro yawe nituze n'ihumure nibikomeze kumvikana hagati muri twe. Mbyambaje Imana nizeye muri Kristo Yesu, amen. Twihuse ndagira ngo sabe abandi badufasha kugira ngo mururutse isanduku, noneho tube turirimba iriya ndirimbo. Ndaza kugaruka mu kanya mbabwira ikirakurikiraho. Imana ibahe. Kuri wa munsi tuzazukaho, Yesu azaduha imibiri mishya, kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho, kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho. Urindira uwo munsi mwiza, uyu mubiri waruha nuko ubugingo bwonyine bwazamutse bujya mu ijuru, none ubugingo bwonyine twatabaye umunsi by'umwihariko bya umubyeyi yanjye inshuti Terezi. Amahuriro yaturutse hirya no hino ya Rushishi, Shanyi Nziza, Koma, Ibirizi, Miryango Yibuka na Vega, abayobozi mu nzego zitandukanye turi kumwe ngaha, abavandimwe baturage umurenge wa Shangi n'imirenge duturanye Nyabitekeri na Bushenge. Reka twongere tuvuge ngo dukomere kuko ni inshingano dufite gukomera kugira ngo ibi bihe tuba turimo ntiduhonge. Umwigisha watwigisha tubwiye ngo dukomere kandi tumere nk'abashinyirije kugira ngo duhangane nyine n'ibihe nk'ibi biba bigoye imitima yacu. Tugize rero ngo uyu mwanya twinjiyemo ni umwanya ugenwa n'umuco nyarwanda. Iyo abantu bavuye guherekeza uwatabarutse bamushyitsa aho aruhukiye, umwanya nk'uyu tuwita mu kinyarwanda ngo ni gukura itaka mu kanwa cyangwa se gukaraba. Izero ngo banyakubahwa abayobozi bacu muri kumwe aha ngaha, hano bavanye muri aha, tubabwire ko iki cyatumye tubararikira uyu mwanya no kwicara aha ngaha. Nta bindi biganiro dufite hano, ahubwo turaza kugena umwanya mukuru w'umuryango mu kanya kugira ngo aze kutugezaho gahunda yo gusibuka cyangwa se gukurikira. Ndagira ngo muri uyu mwanya twemerere ko serivisi yateguwe, ababifite mu nshingano na protocole tugezaho ibinyobwa nk'uko byateguwe, hanyuma umwanya utarambiranye turaza kurarika umukuru w'umuryango atugezeho ubutumwa yatugeneye, bwaba bwo gusibuka ndetse no gushimira abadutabaye. Ariko tukiri aho nyine nanone umushumba watwiboreye umuhango wo gushyingura asabira umugisha ibinyobwa tugiye gusangira. Murakoze. Nyagasani Imana, twongeye kugushimira ko utubashishije gukora kiriya gikorwa cyo guherekeza umubyeyi wa mushiki wacu, kandi mwami iki kirere ni wowe gitegeka, ntabwo cyaduheranye, ahubwo uradushoboje muri byose, turabigushimiye. Twicaye hano tugendeye ku muco nyarwanda,
turasabye kugira ngo udukomeze nk'uko twahereye kare tukwisunga tugusenga ubutitsa kuko imbaraga n'imbabazi zawe tuba zikeneye buri kanya kuko umugisha ibyo tugiye gusangirira hamwe byanze bikunze nubwo hari uwacu watuvuyemo ariko ushimye ko ari twe dukomeza urugendo nuko rero iyi mibiri yacu ikomeze amarangamutima yakomeze umwuka wacu ukomeze uweze kugira ngo dukomeze n'ibihe biri imbere kugira ngo mwami ubwo twegereza kuza kwawe natwe tuzasanga udafite ikizinga cyangwa umuganya amahoro yawe n'umugisha bikomeze kubana n'ubwoko bwawe byambaje Imana nizeye muri Kristo Yesu amen. murakoze cyane mushumba reka tuhamagare umuvandimwe Todor yigire bugufi atangariza abari aha ngaha icyo afite ku mutima amatubwire gahunda yo gusimbuka. mwiriwe ndagira ngo by'umwihariko mbashimire cyane mwese ubwitange mwagize kandi muhora mubugira muzabuhorane. mbere na mbere nkabashimira ubuyobozi bw'inzego zose nkabashimira ubuyobozi bw'inzego zose zashoboye kudufata ku mugongo bakaza kudukomeza by'umwihariko akarere nkabashimira cyane nyakubahwa meya na visi meya yatubaye bugufi cyane kuva twahura n'iki kibazo mushiki wanjye bamwica bahere ko bitanga baraza buri munsi tukaba turi kumwe bari kudukomeza. murabona ko inzego zose zaje zije kugira ngo twifatikanye kujya gushyingura uyu nyakwigendera wabonye ibibazo by'amaherere ibibazo kandi mbashimira cyane ariko nkabasaba ubuyobozi n'ubundi ko bakaza umurego iraperereza kwenda Imana idufasha tukumva ko uriya muntu wakoze amarererwa tukumve ko twamubonye maze natwe tuhuke. mbashimiye cyane ngira ngo n'ubundi nubwo n'abaturage batubaye bugufi hari umunsi bavuye i Kigali havuye hirya no hino kandi bafite imirimo yabo nabaye nk'uterana n'ubundi n'umuryango dufata gahunda z'umunsi wo gusibuka. ubu rero n'ubundi bateranira ngaha kandi turi kumwe mboniho kugira ngo babwire ko kuwa kane ariwo munsi tuzasibuka n'umwana wakinguye tumugenera ikintu nkaba ngira ngo n'ubundi ariko kukimugenera nkaba ngira ngo hari akantu bagize nashatse kugira ngo tube tukamuhaye ako gafite kazasimburwa n'ikindi kintu uwo munsi tuzasiba. ndabashimiye murakoze.